hari abaza bazi ko kubera ko naraye ijoro, kubera ko nasenze cyane, kubera ko nasomye Bibiliya, kubera ko nakoze imirimo yo mu itorero, Imana iraza kumpa igisubizo cy'amasengesho yanjye. Urumva oya, Imana iraguha igisubizo cy'amasengesho yawe kubera ko uri umwana wayo. Ibyo bikore niba Umwuka Wera yakuyoboye kubikora, ugiye kuba ari byo ushingikirizaho uvuga ngo Imana iragusubiza. Imana ushingikiriza ko ngo amategeko ntabwo ari ay'abakiranutsi, ngo n'abakubita, ngo n'ay'abakubita base na ba nyina, ngo n'abicanyi. Wiyumvire kubera iki? Umukiranutsi Imana n'ubundi yamukijije amategeko, kubera ko bari bategereje umuntu uza kuvanaho, umuntu uza kurwana, umuntu uza kujya gute akarwana n'ababategekaga icyo gihe. Siko yaje, yazanye ubwami bari baribeshye muri makeya. Ahangaha sasa iyo umuntu avuze ngo ubwami bw'Imana bwaje, ngo umuntu wese arabutwarana, ngo ntiwumva ko umuntu agomba kufata ku ngufu. Ariko wibuke barabwira abantu mu isezerano rya kera ahangaha, ariko icyo bashaka kuvuga hariya, umva ijambo ry'Imana uko navuga ngo mwongeye kwirirwa abaduteze amatwi, muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait. Umugoroba mwiza. Ubushize twagize ikiganiro kiryoshye, abantu benshi bagiye banyandikira bambaza ibibazo, ndashaka kongera kukinonosora neza kurushaho. Navuga ku byerekeye ubuhanuzi bwo mu isezerano rishya, ko hano aho turi muri iki gihugu ubuhanuzi bureze cyane. Umva abantu bahanura batera abantu ubwoba, bagira bate ese iryo terabwoba koko ni ubuhanuzi bwo mu isezerano rishya cyangwa bushingiye ku isezerano rya kera? Turaza kubirebaho mu kanya. Uraza gusanga iryo terabwoba rishingiye ku buhanuzi bwo mu isezerano rya kera, niwo murongo wateraga abantu ubwoba ngo bahindukire cyangwa se barashize. Uyu munsi twebwe abari mu isezerano rishya ntabwo dushize, kubera ko dufite Yesu uduha ubugingo, kandi uduha ubugingo bwinshi. Dufite Yesu, amaraso ye aduhanaguraho ibyaha, icyagombye kudutandukanya n'Imana. Yesu amaraso ye yaragihanaguye agikuraho. Uyu munsi dufite ubusabane n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Dufite ubusabane n'Umwuka Wera, ari wo Mwuka w'Imana uba muri twebwe. Imana ubwayo ituye muri twebwe, ntabwo tujya kwishakisha hirya no hino, iba muri twebwe. Mbere yuko njya muri iki kiganiro, ndiza ko kizakugirira akamaro, ahubwo fata telefone uhamagare umuntu ukunda, uti tega amatwi wumve ibintu ndagenda subiramo, sobanura bimwe mu nyigisho twagiye duhabwa bitewe n'amadini twagiye dusengeramo. Bagiye bibeshya, ariko Uwiteka biragaragara ko Uwiteka arimo ahishura ibintu tugenda twibeshyaho bishyira abana b'Imana mu bubata. Ntabwo Imana ishaka ko tuba mu bubata, kandi aricyo Yesu n'ubundi yaje kutubohoraho. Ububata, igitugu Satani yadutwarishaga. Na n'ubu ngubu Satani arinjira mu itorero akoresheje ijambo ry'Imana, akatwibagiza isezerano dufite, akatwibagiza abo turi bo muri Yesu Kristo, akatwibagiza amasezerano dufite, natwe tukabyemera. Arakoresha iki? Arakoresha umwuka w'idini. Umwuka w'idini ni iki? Ni umwuka duhura nawo mu Kristo bwacu, ugenda tubwira ngo ugomba kugira gutya kugira ngo Imana ikugirire gutya, ugomba kugira gutya kugira ngo bigende bitya. Ibyo byose ibintu ugomba gukora mu isezerano rishya, biragaragara ko icyangombwa ari ukwizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe. Noneho kuva aho ngaho bikakugira umwana, bikakugira umuragwa, ukaba uri umuragwa wamugisha abantu bakoreraga mu isezerano rya kera nk'ibihembo, wamugisha wabaye umurage wawe. Ni ngombwa kumenya isezerano urimo, kubera ko Imana yamye ikorera ku masezerano. Imana y'amasezerano ni uko ikora nayo bitewe n'isezerano mufitanye nayo. Isezerano dufitanye nayo ni irihe? Twizeye Yesu Kristo nk'umukiza wacu n'umwami wacu, tubabana mu rugo rwa Data, turabaragwa, umugisha n'umurage wacu. Twaracunguwe, reka tujye kureba ibyo Yesu yaducunguyeho, ibyo yaduhaye igihe apfa akazuka, mu gihe tumwizeye. Tugendere muri iryo sezerano, kuko niryo sezerano turimo uyu munsi. Twe kwishyira mu isezerano rya kera ryarangiye ritatureba, ko Yesu yazanye isezerano rishya. Imana ikaba ari Imana y'amasezerano. Reka tugende mu masezerano Imana iduha. Mbere yuko njya muri iki kiganiro nanone, reka nongere nibuke umwuka w'Imana uba muri wowe, umwuka w'Imana uba muri njyewe. Uwo mwuka wera atuyobore. Umwuka w'Imana uri mu ijambo ry'Uwiteka ahamanye n'umwuka w'Imana uba muri wowe. Uhishurirwe
niba ari icyo ugomba kubohokamo inyigisho mbi, inyigisho zipfuye, inyigisho zikujyana mu bubata, ubohoke, kubera ko Yesu arashaka abana buzuye, ntabwo ashaka abana b'imbata. Ndagushimiye Mwuka Wera ko uhishurira abana b'Imana ijambo Uwiteka avuga, nanjye umpe ububasha bwo kuvuga ibyo Uwiteka avuga nta mbogamizi, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umwami wacu. Ikintu ugomba guhora buri teka witondera, wibuka ikintu navuga, wenda nibagirwa ibintu byose ntibagirwe iki ngiki. Ikintu cya mbere nakubwira ni ukuri umwana w'Imana, ubeshejwe n'iki? No kwizera Yesu Kristo. Abantu benshi icyo bumva ari ikintu cy'amafuti, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Gitekerezeho, ubyuke mu gitondo wibuka kuri umwana w'Imana. Ubeshejwe n'iki? Ubeshejwe no kwizera Yesu Kristo. Cyanditswe, nkunda kubabwira buri teka, Yohana 1:12, ko abamwizeye, abamwakiriye bakizera izina rye, uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Twabaye abana b'Imana, icyo ntigishobora guhinduka. Wageshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe, ubu umwana mu rugo rwa data. Ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko nutabyibuka uzasanga abantu bari bakubwira ibintu ugomba gukora kugira ngo ubone umugisha w'Imana. Abantu bari bakubwira ibintu ugomba gukora kugira ngo ugere ku masezerano y'Uwiteka. Kandi abana mu rugo, umubyeyi mwiza arababwira, abagira inama. Natwe nuko tumeze mu rugo. Icyo udasobanukiwe ushobora kubaza Imana ikagusobanurira. Ibindi genda mu ijambo, ujye kureba ibyo yaguhaye, ubifate mu kwizera, ubyakira. Hari ibintu bitari na ngombwa kwirirwa umusaba, kubera ko uzi neza ko yarangije kubiguha. Ushatse nk'ubu kumusaba amahoro ni uguta igihe. Kubera iki? Umwami w'amahoro aba muri wowe. Yafate mu kwizera, uyiyaturire uti umwami w'amahoro aba muri nge, ngomba kugira amahoro, mfite amahoro. Kumusaba umunezero ni uguta igihe. Kubera iki? Yarangije kuduha. Ibyo biri mu bintu Yesu yaducunguyeho ku musaraba, yatuguriye ku musaraba igihe yapfa akazuka. Ngo umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zawe. Iyaturireho ko ufite umunezero. Hagati aho ngaho, umunezero wawe ntabwo ugendera ku bigukikije. Ibigukikije birahinduka. Umunezero wawe ugendera kuri Yesu Kristo, n'ibyo yagukoreye, n'uburiwe muri Yesu Kristo, n'ibyo ufite muri Yesu Kristo, n'uwo Imana yakugize. Ni ngombwa. Hari ibintu byinshi dufite yarangije kuduha. Amasezerano menshi murayafite. Ikibazo gikomeye cyane mu matorero, nk'uko nkunze kubivuga, ariko ni ngombwa ko bisubirwamo, amatorero navuga 90% ashobora no kubarenga ku isi yitwa ko ari amatorero ya Gikristo. Bavanga amasezerano kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Baravanga amasezerano, bakazana abakristo b'uyu munsi bakabashyira mu isi, bakabagerekaho isezerano rya kera, bakabagerekaho ibintu bagomba gukora kugira ngo Imana igire gutyo. Wumve, atari ihishurwa ry'Umwuka Wera, bakabasomera rwose isezerano rya kera, bakavuga ati ibi ngibi ugomba kubikora. Mu kanya ndaza kuguha urugero. Baragenda bagakurikiza Daniyeli, uko Daniyeli yasengaga iminsi 21, uko yagize gute, bakabizana mu isezerano rishya. Ndashaka kubwira yuko uyu munsi wowe ntabwo wigira kuri Daniyeli, ntabwo wigira kuri Eliya. Ibyo yakoze turabishina, tukabisoma, bikatubera urugero, tukareba ukuntu Imana yakoze, tukabicisha ku musaraba, tukabizana kuri uruhande rw'umusaraba. Urwo turiho turi ku rundi ruhande, bo bari ku ruhande rumwe rw'umusaraba, natwe turi ku rundi ruhande rw'umusaraba. Ni ngombwa. Hari amasezerano akomeza bahanuye dufite mu isezerano rishya. Hari ibyahindutse byinshi cyane. Ubu ngubu ntutwarwa n'amategeko. Ntabwo Imana igupimira ku mategeko. Imana iragupimira ko wizeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe. Iyangiza ikakwita umukiranutsi, nta gikorwa cyo gukiranuka na kimwe wakoze, utakiranutse mu maso y'abantu, kubera ko wizeye Yesu Kristo ukamwakira, akagonagura ibyo. Imana irakwita umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Irakwita umukiranutsi. Wowe kucyita umunyabyaha, Imana ikwita umukiranutsi. Subiramo amagambo, nufungura umunwa uvuga ibyo Imana ikuvugaho, uvuga amasezerano Imana n'undi iguha. Kuki uvuga ibintu bitandukanye n'ibyo Uwiteka akuvugaho? Ni ngombwa ko tutavanga ayo masezerano. Twe kugereka ku bantu ibintu byo mu isezerano rya kera bagomba kugenderaho, kandi bafite Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe uzakwigisha gusenga, ntabwo ari Daniyeli uzakwigisha gusenga.
umwuka wera niwo kwigisha uzagushoboza gusabana n'Uwiteka, kuko niwe mwuka w'Imana waje gutura muri wowe. Hagati aho akenshi tuvuga ubutatu butagatifu cyangwa se iki, Imana, Umwana Yesu Kristo n'umwuka wera, twagira ngo n'abantu batatu batandukanye kandi bose ni umuntu umwe. Imana yagaragaye nka Yesu, Imana igaragara nk'umwuka wera. Imana ifite ibyo ikora iciye muri Yesu Kristo, ifite ibyo yakoze iciye muri Yesu Kristo. Yaradupfiriye, idutambira igitambo tutashobora kwitambira, imena amaraso yayo ubwayo muri Yesu Kristo. Wumve, none Imana irangije iduha ubufasha bwayo mu mwuka wera. Ati niwe uzabaho kumva, niwe uzabaho gusobanukirwa, niwe uzabafasha mu bintu byose, niwe ngwate y'ibindi bizaza byiza. Ibindi bizaza byiza ni iki? Ubugingo buhoraho butarangira. Ibindi bizaza ni iki? Ni uko Yesu azagaruka. Ibindi bizaza ni iki? Ni uko ufite nyine ubwo bugingo buhoraho maze kukubwira. Iyo ngo ni ingwate iki garanti, ngo ni garanti. Akenshi ntago hano mu gihugu cy'u Rwanda dukunze gukoresha ubu buryo, ariko iyo ugiye kwaka ideni bakenera ingwate. Ariko hari ahandi mu bindi bihugu nko muri Amerika, abantu wenda badafite amafaranga, hari amaduka waba ushaka nko kuzagura ikintu, ukaza ugashyira amafaranga hasi, noneho bo ntago bakiguha kubera ko batakwizeye nyine ko ntibakiguha. Ushyira amafaranga hasi, ejo bundi ukaza wabona andi ukaza ukayashyira hasi, ejo bundi bakujya ubu urimo utanga ingwate, amafaranga y'ifatizo atuma bakikubikira ko babona ko ugikeneye koko wemeye gushyiraho amafaranga. Warangiza kukishyura ukagenda ukagifata. Icyo kintu gishobora kuba ari ikintu kinini nk'igare cyangwa se ikintu nk'icyo ngicyo. Twebwe Imana yaduhaye umwuka weraho ingwate itwemeza ko n'ibindi bizaza, ubwo bugingo buhoraho yadusezeranyije. Dukomeze dusesengure gatoya. Ndifuza ko twaganira ugasobanukirwa. Ureka umwuka w'idini, ibyo bagiye bagutsindagiramo ntago babikora kubera ko bashaka kuguhemukira. Nabo nibyo bazi. Twese twigisha ibyo tuzi, twigisha ibyo twize, twigisha ibyo twitwa ko twahishuriwe. Nuko byifashe. Ariko uzi ukuntu bigoye iyo namaze gushinga imizi mu kintu, kugira ngo Imana ivugane nanjye mu buryo butandukanye n'icyo kintu nashinzeho imizi. Biragoye cyane. Niba naravukiye mu idini runaka, biragoye ko Imana yazi ikavugana nanjye ikambwira ikintu gitandukanye n'ikintu nzi neza ko ari uko kimeze nuko nakigize. Biragoye cyane. Niyo mpamvu wumva abantu bahishurirwa bakaza bavuga n'ubundi by'idini ryabo rivuga. Wumve, n'undi agahishurwa akaza avuga iby'idini rye kubera iki yashinze imizi muri icyo ngicyo. Ntago yafungura umutima we haruguru y'urukuta n'ubundi abamo. Idirishya riba ku rukuta n'ubundi abamo. Ariko Imana irashaka abantu bavuze bati birashoboka ko dushobora kuba twaribeshye. Ese ibi bintu by'amategeko twirwa dukurikiza, tuvuga ngo ngomba gukurikiza amategeko, ntago bishoboka ko Imana yaba yaratubohoye kuri byo, kubera ko hari aho babivuga ntitugitwarwa n'amategeko, tutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Icyaha ntikizongere gutegeka ubundi, kubera ko udatwarwa amategeko, utwarwa n'ubuntu. Nujya munsi y'amategeko icyaha kirakurusha imbaraga. Wibaze, umva, ikintu kigaragara ko nk'ari cyiza kiratuma kiragushyira mu bubata. Ubundi wari uzi yuko amategeko atari nayo umukiranutsi. N'ubwo bwose ari no mu isano rya kera, uzi ko Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 batubwira ngo kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi, keretse wumve, umukiranutsi ninde? Umuntu wese wizeye Yesu Kristo nk'umukiza we n'umwami we, uwo Imana imwita umukiranutsi. Ntago ari umuntu w'intungane. Nubwo bwose iyo umaze kuhishurirwa uri we, imyitwarire yawe irahinduka. Ariko Imana ntabwo ahangaye ivuga umukiranutsi, ntabwo ivuga ku myitwarire, iravuga ku mwuka wawe wabaye ikiremwa gishya, ku mwuka wawe wabaye umukristo. Ntabwo wabaye ikiremwa gishya mu marangamutima yawe. Amarangamutima azahindurwa n'ijambo ry'Uwiteka uko ugenda uryumva. Umva mbanga umukiranutsi ntabwo amategeko tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi. Aba bandi bagiye kuvuga ni ukuvuga ko abo bantu atari abakristo. Nicyo bishaka kuvuga. Ndavuga umukristo wizeye Yesu Kristo umukiza n'umwami we. Keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha
ntushobora kuba umukiranutsi ngo ube n'umunyabyaha ngo bakwite umunyabyaha. Si ukuvuga ko udakora ibyaha ariko ntabwo witwa umunyabyaha. Twirirwa tubivuga icyaha ni ikintu cyoroshye kugikora. Hagati aho ngaho kuvuga no gutaruka, wari uzi ko ijambo bakoresheje bavuga icyaha mu isezerano rya kera n'ijambo bakoresheje bavuga icyaha mu isezerano rishya ari amagambo biratandukanye. Icyaha mu isezerano rya kera cyari ukwica amategeko. Igihe cyose wishe amategeko y'Imana wabaga ukoze icyaha. Icyaha mu isezerano rishya wari uzi ko ari uguhusha intego. Kwa kundi utera nk'umwambi ufoye umwambi ugiye kurasa, ushaka kurasa ikintu ukagihusha, niryo jambo bakoresheje. Ikindi kintu bakoresheje basobanura icyaha mu isezerano rishya ngo ni ugufata ibiri munsi, ni ukwemera kwakira ibiri munsi y'ibyo Imana yaguteguriye. Byibaze do kubahushije intego, ukemera kubaho mu buryo, ukakira uburyo buri munsi butari ku rugero rumwe n'ibyo Imana yaguteguriye. Ibaze nawe guhusha intego, kwakira ukemera ibintu biri munsi y'ibyo Imana yari yakugeneye. Icyo nicyo cyaha mu isezerano rishya. Niyo mpamvu mu isezerano rishya bavuga ngo uri ikintu adafite kwizera abakoze icyaha. Kubera iki? Ntazi neza igipimo Imana yamugeneye hejuru. Arimo afite ubwoba bukamushyira munsi y'aho Imana n'ibyo Imana yari yamugeneye. Wiyumvire nawe. Reka dukomeze. Reka dukomeze turebe, umenye isezerano aho ngaho nagusomeraga muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 ngo keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatari abera. Wari uzi ko umukiranutsi wese Imana imuharaho ko ari umwera? Kubera iki? Wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Utese ko ngifite ingeso mbi, Imana irakubaho kuri umwera. Kubera iki? Yesu aba muri wowe. Yesu aba muri wowe. Imana yaje gutura muri wowe. Wibaze ibintu yadukoreye rega birakomeye, ibintu yadukoreye biratangaje. Nubwo gusa tuvanga amasezerano ugabirebera mu isezerano rya kera ukumva ibintu bishoboka, n'ubundi ni Imana y'ibidashoboka. Ko yatugiriye impuhwe, ntabwo ari uko abantu bari basenze ngo Imana iduhe Yesu Kristo. Ni byari mu mugambi wayo wo kutugirira neza. Uretse mu kanya ndaza kubivuga, buri teka tugira ngo Imana ije kurimbura abantu kubera ko bakoze nabi, yabagirira impuhwe, yabagirira imbabazi, tukagira ibibazo tukibaza ibyo ari byo. Kandi kubera iki? Kubera isezerano rishya. Kubera iki? Kubera amaraso ya Yesu Kristo yamenetse, kubera umurimo Yesu yarangije. Imana igirira abantu impuhwe, yifuza ko buri wese yakwakira Yesu Kristo. Aka kanya uteze amatwi ushidikanya agakiza kawe, wenda ushobora no kutaramwakira na rimwe. Nkivuga aya magambo vuga uti Yesu we ndagushaka, Yesu we ndakwakiriye, Yesu we ngwino unkize ibyaha, ndi umunyabyaha, ngwino unkize ibyaha. Niba utaramwakira Yesu Kristo agukiza ibyo byaha, icyo nicyo bita kwihana. Kwihana no guhindura imyumvire, guhindura ibitekerezo. Kuvuga uti najyaga mvuga ngo wenda nzakiranuka mu mbaraga zanjye, none mbonye umuntu nkiranura ni Yesu Kristo. Uti ndamwakiriye Yesu, umpanagureho ibyaha. Yesu unyunyize mu mugambi bwawe. Yesu uze uba muri njyewe ngufungurire umuryango. Ibyo ngibyo ubivugishije umutima wawe, si amagambo uvuga cyane cyane. Imana rero mu mutima wawe. Ushobora kuba utajijutse cyane, utarize amashuri ahambaye, Imana ibiri mu mutima wawe. Bivuge, usenga iryo sengesho uko ubyumva mu mutima wawe, ufungurira Yesu Kristo umutima wawe, umwakire nk'umukiza wawe, agukiza ibyaha, umwakire nk'umwami wawe, akubera umwami. Humvise ngo amategeko ntabwo ari ay'abakiranutsi, ngo n'ay'abakubita base na ba nyina, ngo n'abicanyi. Wiyumvire. Kubera iki? Umukiranutsi Imana n'ubundi yamukije amategeko, kubera ko kera Yesu yaducunguye ku muvumo w'amategeko. Umuvumo w'amategeko ni umuvumo wagendanaga no kutuzuza amategeko, wagendanaga no kutubaha amategeko, wagendanaga no kutumvira amategeko. Hari umuvumo wazaga, iyo wayumviraga umugisha warazaga, utayumvira umuvumo ukaza. Uwo muvumo yawudukuyeho, we atubera icyaha, yishyura ikiguzi cy'icyaha, yishyura uwo muvumo nyine wagendanaga n'icyo cyaha. Kugira ngo twebwe twitwe abera, twitwe
abakiranutsi b'Imana, menya kamere yawe, umenye uwo uri we, ibindi birahinduka, imyitwarire yawe irahinduka umaze kumenya uwo uri we. Reka twe kuvanga amasezerano, wumve Abaheburayo 13:9 ukuntu ijambo ryaho rivuga ngo ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana. Ngo umutima washinga imizi mu buntu bw'Imana. Icyo bashaka tubwira ngaha, Bibiliya zivuga ngo umutima wakomezwa mu buntu bw'Imana, wakomezwa n'ubuntu bw'Imana. Aho ngaho ni mu Baheburayo 13:9. Nagira ngo nkwibutsa ngaha ko abantu bumva ijambo ubuntu ubu ngubu ryabaye nk'icyorezo mu bakristo, bararyumva bakabati umva za nyinshi z'ubuntu, kandi urebye Imana irimo irahishura ubuntu bwayo muri iyi minsi. Impamvu ni ukubera iki? Ubuntu bwayo nibyo Imana igukorera. Kwizera wowe nibyo wowe ku gipande cyawe navuga ngo ugenderaho. Ubuntu bw'Imana n'Imana irimo iguha icyo gikundiro udakwiriye. Ubuntu bw'Imana n'Imana irimo igushoboza ibyo udashoboye kwikorera n'igihe utabikwiriye. Ubwo n'ubuntu. Ibintu byose mu isezerano rishya bishingiye ku buntu. Nawe aratubwira ngo abakristo ngo ibyiza nuko umutima wanyu wakomezwa mu buntu bw'Imana, wakomezwa n'ubuntu bw'Imana. Umutima wanyu washinga imizi mu buntu bw'Imana. Kubera iki? Uzaba ushingiye ku by'Imana igukorera, pana wowe ibyo ukorera Imana. Twahinduye ikintu, abantu bose barashaka gukorera Imana. Ntabwo Imana ishaka abakozi, Imana irashaka abana, irashaka abasabana nayo. Kubera ko mwasabanye nayo, ubonye kuri umwana n'ubundi yagusaba ikintu ngo ugikore ukagenda ukagikora. Ntabwo ishaka abagaragu baza bakora bashakisha ibihembo. Irashaka abana bazi ko bafite umurage mu rugo, bakaza bakikorera. Ubwo butumwa bwiza bwakugezeho ukifuza ko bugera no ku bandi. Ubwo iyo nkuru nziza ukifuza kugera no ku bandi. Uko kubabarira kwakugezeho ukifuza ko kugera ku bandi. Ntabwo ibintu byose twabihindiyemo ibyo dukora, ariko si cyo bishingiyeho. Isezerano rishya rishingiye ku byo Yesu yakoze. Isezerano rishya rishingiye ku byo Yesu yakoze, twebwe bitubarwaho, turabyakira, yaraduhinduriye muri makeya. Twaje ntacyo twakoze, agira icyo dukorera kugira ngo bitubarweho, twitwa abakiranutsi b'Imana muri Kristo Yesu. Rwose hagarara aho ngaho. We kumva buri teka udashyitse, we kumva buri teka utakoze ngo ibihagije. Kubera iki? Kubera inyigisho mbi zihora zikumvisha, ukagira ngo Imana uzayigeraho kubera ibyo wakoze. Ahubwo Imana uyigeraho mu kwizera. Ngo udafite kwizera ntushobora gushimisha Imana. Ni ngombwa ko abakristo tumenya abo turi bo. Kanze dukomeze. Ikindi nshaka kuvugaho mbere ko nsoma Abaheburayo igice cya mbere, nanone iri sezerano dufite riruta irya kera, nk'uko Abaheburayo 8:6 batubwira ngo ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza. Bande? Abatambyi bo mu isezerano rya kera. Umurimo afite urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza. Yesu ni umuhuza w'isezerano riruta iryabo. Isezerano ryabo iryacu riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yabo. Urashaka iki mu isezerano rya kera? Ko ufite isezerano riruta iryabo, ukaba ufite umuhuza mwiza kurusha wabo, ukaba ufite amasezerano aruta yabo, urashakamo iki? Wafashe ibyo Uwiteka yakugeneye. Hagati aho ngaho ntushobora kugendera mu isezerano rya kera ngo Imana iguhe ibintu yaguteguriye nk'umurage, ngo ibiguhe nk'ibihembo. Ntibishoboka. Niyo mpamvu abantu benshi basenga ntibabone ibisubizo. Akenshi barasenga bazi ko babihabwa kubera ko basenze. Ni uburyo abantu bose uvuze uti uburyo ujya imbere y'Imana si ingenzi. Abantu bose bakwemera 100% ni ingenzi. Ntushobora kugera imbere y'Imana uko ushaka. Ariko ndashaka kubwira ikintu cy'ingenzi ahubwo ni imyumvire y'abantu bajya imbere y'Imana, icyo baba batekereza. Hari abaza bazi ko kubera ko naraye ijoro, kubera ko nasenze cyane, kubera ko nasomye Bibiliya, kubera ko nakoze imirimo yo mu itorero, Imana iraza kumpa igisubizo cy'amasengesho yanjye. Urumva? Oya, Imana iraguha igisubizo cy'amasengesho yawe kubera ko uri umwana wayo. Ibyo bikore niba Umwuka Wera yakuyoboye kubikora. Ugiye kuba ari byo ushingikirizaho uvuga ngo Imana iragusubiza. Imana ushingikiriza ko uri umwana. Jya imbere y'Imana ubwite, data, ngiye gufata umurage wanjye w'uyu munsi. Ko n'uwawe hari uwo yakugeneye uyu munsi, irawuguha. Irawuguha kubera ko yavuze ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, Data wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza babimusabye. Hari aho yavuze ngo muri Luka yavuze ngo ntazarushaho guha Umwuka Wera
aba bimusabye. Kubera iki? Impano ya mbere Imana iguha n'umwuka wera, izindi mpano zose zituruka ku mwuka wera. Wiyumvire, ariko abenshi turacyakomanga uvuga ngo dukomeze dutitirize Uwiteka araduha. Ibyo ni isezerano rya kera ryari rishingiye ku byo bakora. Iriya nyigisho uzayitekerezaho yo muri Luka 11, uriya muntu wagize umushyitsi nijoro akajya gukangura inshuti ye, agakomanga, noneho inshuti ye ngo yari yarangije kugarira, iramubwira iti narangije gufunga umuryango, narangije kugarira, njye n'abana banjye turaryamye. Abana bari hehe? Abana barimo mu mbere, ntabwo abana barimo bakomanga hanze. Wabyumvise isomo ryo muri ariko abantu twararikoresheje. Noneho ngo akomeza kumukomangira, undi arabyuka kubera ko undi yari yamurembeje amuha ibyo yashakaga. Hepfo bakavuga ati ngo komanga umuryango uzakinguka, ngo shakisha uzahabwa, komeza ushakisha uzahabwa n'ibyo byose. Ibyo none tukabikoresha tujya imbere y'Imana, kandi ibyo byari isezerano rya kera. Iranyigisho nubwo bwose iri muri Luka ni inyigisho yerekanaga, itwereka itandukanyirizo ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya, nuko batabivugamo. Kubera ko iri muri Luka ntabwo bivuga ko ari isezerano rishya. Hagati aho ngaho isezerano rishya ritangira ari uko Yesu apfuye akazuka. Ibyo ni ngombwa ko ubimenya ukabyibuka. Ntabwo isezerano rishya ritangira muri Matayo, Mariko na Luka na Yohana. Ritangira ari uko Yesu apfuye akazuka, niho ritangirira ku musaraba. Kubera ko ibintu byanditse muri Matayo ntabwo bivuga ko ari ibyawe. Hari ibyo bandikiye Abayuda, hari ibyo bandikiye abo Yesu yatunguka imbere abereka ko amategeko akomeye. Abantu twese tukabifata nk'aho ari ibyacu. Ni ngombwa ko umenya isezerano urimo. Noneho uriya hepfo yaho muri Luka 11, ubwo noneho bakavuga ngo se ngo ninde mwana muri mwe ubwe ise yakwaka ise ifi akamuha inzoka, yamwaka igi akamuha sikorupiyo, yamwaka umugati akamuha ibuye. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, Data wo mu ijuru ntazarushaho guha umwuka wera, guha ibyiza ababimusabye. Ibibazo, abana bari mu nzu imbere, ntabwo barimo bakomanga. So menya isezerano urimo. Umwana ashatse aragenda agafata, yaba atazi aho biri akabaza papa aho ibintu biri, akagenda akabifata. Ntabwo arinda gukomanga yirirwa avuza induru asabiriza. Tumenye isezerano turimo. Umva Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi umurongo wa 2 y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Urashaka umuhanuzi nyamuhanuzi? Yesu Kristo niwe muhanuzi nyamuhanuzi w'isezerano rishya. Abaguhandurira baraguhandurira ibisa n'ibyo Yesu avuga cyangwa ibitandukanye n'ibyo Yesu avuga. Uzamenya ubuhanuzi birwo babunza niba ari ukuri gute. Nawe reba amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu n'Imana ivugana natwe uyu munsi ntirimo gutuma abahanuzi bo kuza kuguhamura. Irimo iragutuma umuhanuzi Yesu Kristo uza kuguha ubugingo buha bwinshi, iza kuguha ubutumwa bwiza. Ntabwo yatumye umwana wawe gucira abisi iteka, yamutumye kugira ngo abisi bakizwe nawe. Wumve, iragutuma umuhanuzi uza kuguha agakiza. Uretse dukomeze wiyumvire ukuntu twaboshywe n'ibigendagenda hano hanze bidahuje n'isezerano turimo. Ngo Imana muri iyi minsi iravugana natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Ubutanzi avuga ku byerekeye umuragwa cyane. Nongere ngo usesengurire ukuntu wowe uri umuragwa uraganwa na Yesu Kristo. Igihe cyose ubona umwana Yesu cyangwa se wowe nk'umwana ugiye utekereza umuragwa, utekereza umurage, ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Yesu niwe uramiza ibikureba byose n'ijambo ry'imbaraga ze. Ijambo ry'imbaraga ze. Afite imbaraga, icyo akora ni ukuvuga. Amaze kweza, niyo mpamvu tuvuga mu izina rya Yesu. Iyo uvuze mu izina rya Yesu uba wibuka izina ufitanye isezerano naryo. Izina rikwibutsa ko uri umwana mu rugo rwa Data. Izina rikwibutsa isezerano ufitanye n'Imana. Hagati aho ngaho kuvugana no gutaruka, nongere mbikwibutse ko isezerano rishya ntabwo ari isezerano hagati yawe n'Imana, ni isezerano hagati y'Imana n'Imana. Ushatse wavuga ko ari isezerano hagati y'Imana n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Ni umurage, ntabwo ari isezerano ry'abantu hagati yabo. Isezerano rya kera ryari isezerano hagati y'abantu, nkuko ugira amasezerano iyo uguze ikintu n'umuntu akaguha ikintu wowe ukamuha amafaranga.
kuva umuha amafaranga agomba guha icyo kintu. Umwe iyo yishe igipande cye n'undi igipande cye ntabwo kiba agomba kuza igipande cye. Isezerano rishya ntabwo ari uko rimeze. Isezerano rishya ni umurage gusa nicyo nyiri bwite yandika akagishyira ku ruhande, yamara gupfa bagafungura bagasoma, nta muntu ushobora kugihindura. Iryo niryo sezerano dufite. Isezerano rishya rimenye biranditse nuko bimeze. So ikindi ahangaha tubona ahangaha ngo aramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo. Wumvise ni butweza yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Hari igihe ujya mu byumba by'amasengesho cyangwa se ahantu bateraniye basenga, hari ahantu henshi ugira ngo mbere ko tujya imbere y'Imana ngo mureke tubanze twiyeze. Rwose ndabyumva ko ari umutima mwiza baba bikoranye, ni ukwicisha bugufi imbere y'Imana, ariko wowe nta kintu cyo kwiyeza wabona imbere y'Imana. Wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ahubwo uvuga ngo kubera bavuye mu kazi, bahuye ari nimugoroba, buri wese yiwe ashugurika, buri wese yagize umujinya ahangaha, ahubwo babikekaho ibyaha cyangwa se ari n'ibyo banakoze koko bazi neza ko bakoze n'ibyo byose, bakavuga ngo bakaba bazi ko mbere yo gutangira gusenga bagomba kubanza kwaka imbabazi z'ibyo byaha. Ntumenya ko abantu barimo basenga batwarwa n'amategeko, badatwarwa n'ubuntu bw'Imana, badafite ihishurirwa ryuzuye ry'ubuntu bw'Imana ry'isezerano barimo, batangira bihana imbere y'Imana. Bose twe kwihana rwose. Kwihana no guhindura imyumvire, no guhindura ibitekerezo. Igihe cyose ikintu kidasa, wirindira nimugoroba ngo uze kwihana. Mu munsi hagati igihe cyose uzi neza ko kidahuje n'isezerano ry'Imana ku buzima bwawe, uhita uvuga uti n'icyo ngicyo ndacyanze, icyo ntabwo nyakiriye mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko niba ari n'icyo ukoze uvuga uti Imana icyo ngicyo ntabwo ngishaka, sinshaka imbuto zacyo, kubera ko gitandukanye n'icy'amaraso ya Yesu Kristo yampanaguyeho. Wumve, gitandukanye n'icyo amaraso ya Yesu Kristo yampanaguye kugira ngo mbone. Uti n'icyo n'ayo mafuti amaraso ya Yesu Kristo ayampanaguraho, niba ari ikintu uzi neza ko ugize. Rwose imbabazi kuzaka ni ubumuntu buba muri twebwe, ni kamere n'ubundi Imana yarashyize muri twebwe, ariko ntabwo ari cyo Imana ishingiraho iguha imbabazi. Imbabazi nk'uko nagukosereza nkakwaka imbabazi, nawe ukankosereza ni ibintu rwose dukora utanatekereje. Ariko muri iri sezerano rishya si cyo Imana ishingiraho iguha imbabazi. Imana ishingira ku maraso ya Yesu Kristo iguha imbabazi. Nibyo nkunze kubabwira nti igiye ishingira ukuntu umutima wawe umeze, yajya iguha imbabazi zingana n'uko umutima wawe ukeye, 60%, 70%, ariko siko bimeze. Iguha imbabazi zuzuye kubera ko igitambo kimwe cya Yesu cy'amaraso ye ngo inshuro imwe kandi kimara iteka ryose, cyagwanagoye ibyaha byose, ejo hashize, uyu munsi n'ejo hazaza. Iyo uvuze uti mbabarira, ni uko gusa warukwiye kujya uvuga mbabarira gusa, warukwiye Mana ndagushimiye kuri ya maraso ya Yesu Kristo ampanaguraho ikibi cyose buri munsi kuzageza igihe Yesu agarukiye. Wiyumvire ahangaha ngo amaze kurusha abamarayika icyubahiro nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Ahari baravuga ngo umurongo wa 3 ngo aramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Hagati aho abatambyi bo mu isezerano rya kera nta na rimwe bicaraga, kubera iki umurimo wabo ntiwigeze urangira, nta na rimwe wabaga warangiye. Yesu impamvu yicaye ni uko umurimo yakoze urangiye. Wiyumvire, wibuke ko ijambo ry'Imana rivuze ngo Yesu aramiza byose ijambo ry'imbaraga. Ikintu Satani akora, ashaka ko ufungura akanwa kawe kugira ngo uvuge ibitandukanye n'ibyo Uwiteka kuvugaho. Kubera iki? Iyo urimo ubivuga bizana nyine byera iyo mbuto mu myumvire yawe, bikugira ibyo uvuga. Burya ijambo rifite imbaraga zo kwica no gukiza, nk'uko bitubwira mu migani. Nawe urimo wiyica kubera amagambo urimo wiyicisha. Uribuka umuntu bahaye itaranti imwe, undi 2, undi 5. Umutware yari umwe, wayabahaye yari umuntu umwe, ariko uko bamubonye nicyo bakuyemo. Wabiri yakubye 2, watana kuva 2, kubera ko babonye amahirwe bahawe n'umuntu ugira neza, niko bamubonye umuntu ugira neza, umuntu bahaye amahirwe. Wa wundi w'itaranti imwe aramubona nk'umuntu mubi usarura ahantu atateye imbuto, niko yamubonye. Bose kandi yari umuntu umwe, uko we yamubonye n'ibigambo yavuze nicyo yaragiye ajya gutaba iyo taranti imwe, ntiyagira ikintu ayikuramo. Undi aramubwira ati wa mugaragu mubi we, kubera iyo urijyana byuramo ukarijyana muri banki ntibari kunyungukira. Wumve, uko ubona Imana nicyo ukura Imana imbere. Reka tubone Imana neza, tubone Imana y'isezerano rishya ryacu,
Imana igira imbabazi, Imana idukunda, ugenda ufite kwizera, ariko yiha ishusho nyayo, uyiha ishusho itariyo. Idini rigenda ridutsindagiramo kubera kuvanga amasezerano. Iyo uvanze amasezerano ubona ishusho itariyo y'Imana. Ni nacyo kibazo aba ba Yohana Mubatiza nawe yagize. Yohana Mubatiza uretse wiyumvire ibya Yohana Mubatiza, ndabitindaho gato, ndavuga ku buhanuzi uretse wiyumvire umva Luka 16:16 kwavuga amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe, umuntu wese arabutwaranira. Amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana Mubatiza. Wumve, amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana Mubatiza. Nyuma yaho byagenze bite? Amategeko n'abahanuzi ntibyakomeje kubaho. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe, umuntu wese arabutwaranira. Okay. Yohana Mubatiza niwe murongo ugabanya umurongo ubuhanuzi bwa kera n'amategeko byagenderagaho, ukaza kuri uruhande ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana butangira kwigishwa. Wumve, ariko Yohana Mubatiza wibuka ko yari mu isezerano rya kera. Uretse wumve nawe yari afite imyumvire, n'ubwo rwose Uwiteka yamukoresheje, uze kureba nawe yageze aho ngaho arashidikanya. Kubera iki? Kubera imyumvire y'isezerano rya kera yari murimo. Bafite ukuntu bari bategereje Yesu azaza, Mesiya, ubitaga Mesiya, umucunguzi, uburyo azazamo. Bose abatekereza ntiyaje mu buryo batekerezagamo, ku buryo n'abantu n'aba Yohana Mubatiza nk'aba ngaba nabo bageze bagashidikanya, kubera ko yaje akora ibintu batakekaga ko ari byo azaza akora. Yesu yaje akeka ko aje guhemba abakiranutse, abagize neza, akaza gukuraho umwanda w'abari bagize nabi. Siko yaje abikora. Yaje ajya mu banyabyaha, ajya kubabwira ubutumwa bwiza, abakiza indwara, abakiza ibibembe, atabanje kureba niba ari intungane cyangwa atari intungane, atabanje kureba niba afite kwizera guhagije cyangwa udahagije. Wumve, aba impumya zihumura, atabaje niba ari abanyabyaha cyangwa atari abanyabyaha. Wumve, ajya gusangira kwa Matayo, umunyabyaha w'abanyabyaha, azana ubutumwa bwiza bw'imbabazi z'Uwiteka. Ariko abantu ntibaye, kubera ko bari bategereje umuntu uza kuvanaho, umuntu uza kurwana, umuntu uza kujya gute akarwana n'ababategekaga icyo gihe. Siko yaje. Yazanye ubwami bari baribeshye muri makeya. Ahangaha sasa iyo umuntu avuze ngo ubwami bw'Imana bwarije, ngo umuntu wese arabutwarana, ngo ntiwumva ko umuntu agomba kufata ku ngufu. Ariko wibuke barabwira abantu mu isezerano rya kera ahangaha, ariko icyo bashaka kuvuga hariya, umva ijambo ry'Imana ukuntu avuga ngo kuyoborwa n'amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi byagarukiye kuri Yohana Mubatiza. Kuva ubwo hatangira gutangazwa ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'Imana, kandi buri wese aharanira kubugeramo. Urumva barababwira abantu n'ubundi baravuga ati nimuhindure ibyumvire, muhitemo kuza gufata ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana. Icyo bashaka kutubwira, buri wese ushatse akoresha ubushake bwe akabufata ubwo bwami bw'Imana bushya. Kubufata niki? Ni ugushyira kwizera kwawe muri Yesu Kristo nk'umukiza w'umwami wawe. Barabwira abayuda ahangaha, wibuke abayuda bari bafite isezerano n'Imana, ni isezerano bavuga ryita ko ari isezerano rya Aburahamu. Wumve, bakaba kugira ngo bazajye muri indi sezerano byari bibagoye cyane, ko bagomba kwica isezerano bari bafite. Baravuga ati rero ushaka akoresha ubushake bwe afate ubu bwami, ntabwo Imana irimo ibw'Imana. Imana yaje kubutanga biciye muri Yesu Kristo. So dushinge iyo mizi. Umva Yohana Mubatiza ukuntu yaje avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abandi bahanuzi bahanuraga bavuga ati nimwihane naho ubundi kababayeho, ngo nimuve mu byaha kababaye cyangwa kabayeho. Yohana Mubatiza azahanura ati nimwihane ubwami bw'Imana buraje. Niwe waje avuga noneho ibyari biri hafi aho ngaho. Ubuhanuzi bwe bwari ubw'ubwami bw'Imana. Umva Yohana ukuntu avuze ngo ngeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Umva noneho umva wa muriro arimo avuga, kuko yari afite ukuntu atekereza uwo muhanuzi ugiye kuza, uwo Mesiya, uwo mucunguzi ugiye kuza. Umva uko yamuvuze mu Matayo 12 ngo intara ye iri mu kuboko kwe kandi azera imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika. Umve, amasaka ye azayahunika mu kigega, abe azabashyira ku ruhande, ngo ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Yarazi ko aje gutsemba ibidatunganiye Imana. Umva n'ikindi cyemeza ko Yohana Mubatiza agihanura
Imana yari yamuhishuriye uwo Yesu ari we. Umva uko bavuga muri Yohana 1:29 kugeza kuri 34. 29 Yohana igice cya mbere. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni Yohana Umubatiza urimuhanura. Nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. 31 Yohana igice cya mbere. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbabatirisha amazi. 32. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka wera amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Urumva, Yohana yabirebesheje amaso, yabonye umwuka w'Imana amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda ahagarara ku mutwe wa Yesu Kristo. 33 igice cya mbere cya Yohana. Icyakora sinari muzi, keretse yuko iyantumye, Imana yantumye kubatirisha amazi, yambwiye iti, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Yohana 1:29 kugeza kuri 34. Hashize akanya, Yohana bamaze kumufunga atangira gushidikanya, ahamagara babiri muri bo abatuma ku mwami Yesu. Mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Wumva, ubuhanuzi yaramaze guhanura, nabo yabushidikanyije. Basohoye kuri Yesu baramubwira bati, Yohana Umubatiza akudutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Nuko muri uwo mwanya akiza benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi arazihumura. Arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi ahirwa uwo ibyanjye bitazagusha. Yohana byari byamugushije, byamubabaje. Byari byamubabaje ko Yesu ataje nk'uko yakeka ko azaza, aje kurwana no gukuraho umwanda. Kandi ahirwa utazatsitara ku mpamvu yanjye. Arabwira Yohana Umubatiza ko Yohana yari yatsitaye kubera ko yabonye ibyo Yesu akora bidahuje n'ibyo yakekaga. Kubera iki? Imyumvire y'isezerano rya kera yari murimo, iriya bahanura yo kuvuga ngo nugira gutya Imana izakugira neza, nutagira gutya Imana izakugirira nabi. Ni nacyo abantu bahanura uyu munsi mu murongo w'isezerano rya kera baza bakubwira. Baragira bate? Bazana ibihembo n'igihano. Nugira gutya Imana iraguhemba, nutagira gutya Imana iraguhana. Urumva, nibyo bituma ariko ibyo ntabwo ari isezerano rishya, ibyo ni isezerano rya kera. Wibyakira, akira ubuhanuzi bw'isezerano rishya buvuga gutya mu Bakorino ba mbere 14:13. Ariko uhanura wabwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Umva mu ijambo ry'Imana uko bavuga. Nyamara umuntu hanura ababwira abantu amagambo yo kubaka ubugingo bwabo no kubakomeza no kubahumuriza. Ubuhanuzi buza gutera ubwoba, buza gushyiraho ibyangombwa ugomba gukora ngo Imana igiye gutya, ntabwo ari ubuhanuzi bw'isezerano rishya. Reba niba buhuje n'urugero Imana yaduhaye umuhanuzi ari we mwana wayo ivuganira nawe mu kanwa kacu. Yesu akugire neza, uze umubwire niba ari ikibazo ufite, nkwaturiyeho umugisha Imana yarangije kwaturaho ufite muri Yesu Kristo. Ugire umunsi mwiza, umunsi mwiza, umunsi mwiza, umunsi mwiza, umunsi mwiza.